niboneye umuhanzi Bushari ndumirwa kanze mbereke Bushido live polisi na APRFC rugiye guhana inkoyoyo. So imitoma yabaye imitoma hagati ya Bushari n'umugore we. Mana kanuna kabonye ndavuga ni cyakoze Hagenimana Jean Paul wamamaye cyane mu muziki w'Urunyarwanda mu izina rya Bushari yavuze ibintu bikomeye cyane mu mibanire ye ya hafi afitanye sorry gatoya. Hagenimana Jean Paul wamamaye cyane mu muziki nyarwanda mu mazina ya Bushari yavuze ibintu bikomeye mu mibanire y'abafite ingo anasangiza ibihe byiza yagiranye n'umugore we. Umugore we yitwa Ponetensia bafitanye umwana w'umuhungu bakomoje guterana imitoma. Ni ukuvuga ngo Bush n'umugore we imitoma n'imutoma shara gutera inda bro. Bush tera inda umwana shabu ndumva mwasheze imitoma ku mbuga nkoranyambaga. Yongeye rero gutigisa imbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira ibihe byiza yagiranye n'umugore we Pontesioni ni nyuma y'iminsi mikeya ahuye na Minisitiri w'Urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah. So yaje rero no kumwemerera ubufasha mu gikorwa arimo cyo gutegura umuzingo cyangwa se album yise From On. Na album dutegereje igihe kuko shaka maze nk'imyaka nk'ibiri njyango tuyitegereje. Mu butumwa rero bw'amafoto bwaherekejwe n'amagambo y'ubwenge Bushari yasobanuye ko umugabo ufite umugore amwumva neza. So mu magambo ya Bushari yavuze ati umugabo aba yuzuye igihe afite umugore umwumva. Ni mu magambo yakiriwe neza n'abakunzi b'uyu muraperi, ariko by'umwihariko akora ku mutima umugore we babana wagize ati ndagukunda kurusha ikindi cyose mugabo wanjye. Bushari nawe ahita yongera kumuhamiriza akamukunda cyane. So mani ndaje mbereke kaze bereka aya mafoto n'aya magambo mutazagira ngo ngiye mbafera mani. Kaze mbibereke mutazanagira ngo nje mbafera bro. Umugabo aba yuzuye igihe afite umugore umwumva papa. Bush wallahi cyakoze. So guys, dukomeze twizenguruke muri ino mihanda turebe umuhanzikazi Marina Deborah mu mikoranire na Alex Muyoboke. Sibye ngije tubivugeho guje ibintu tubivuge cyangwa tubyihorere twirebere ibya Meddy nyuma yo gusohora indirimbo nshya yahaye ubutumwa bwihariye abamukurikira. Ngabo Meddy wamamaye cyane nka Meddy mu muziki yafashe umwanya nyuma yo gushira iniyo ndirimbo yakoranye na Adrien Misigaro agaruka ku nzira yatangiye yo kwamamaza ingoma y'Imana akomoza ku kuba amavuta yuzuye atari yigaragaza neza. Reka mbivuge gutyo, amavuta yuzuye sha umwana nyamara arakijijwe bro. Kosha uretse nyuma yo gusohora rero indirimbo yise niyo ndirimbo afatanyije na Adrien Misigaro. Iyi ndirimbo ikomeje kugenda yigarurira imitima ya benshi. Meddy abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram rukurikiranwa n'abasanga 979 yagaragaye mu mashusho matoya aririmba indirimbo ye nshya. Abantu babinyujije mu nyunganizi
bamurata amashimwe ku bw'amahitamo yatoye. Abandi basaba Mimi umugore we gukomeza kumwishyigikira mu byo arimo byose. So ni ukuvuga ngo rero Meddy navuga yuko mu butumwa Meddy yongeye kuri ayo mashusho yagize ati, bavuga ngo yavuze yuko bavuga ngo ubwo Meddy ari hano Yesu turi kumwe, asa n'ukomeza kuba ayagiye kuba ingabo ikomeye cyane y'umukiza Yesu Kristo, kamivuge gutyo. Yanasabye abamukurikira ko narirarenga nabo bafata umwanzuro bagakurikira Yesu. Ati mutinyuke kwamamaza inkuru nziza, muhagararire Yesu Kristo. Enga namwe mu magambo Meddy yagerageze good to say ni ibintu nk'ibyo byo God bless you my brother, gumamo muri Yesu niho tugirira ibiki, ibintu nk'ibyo nyine. Nanga nama comments y'abantu. Gabiro super proud of you bro, wamamaye ibanga rikomeye, ari umuntu uzanzwe stay blessing. Ibi ngibi ni ibintu rero abantu baba bagiye bavuga kuri Meddy bro, twirwa tunabigarukaho si byose. So muri iyo mihanda rero kandebe muri iyi mihanda papa, iyi mihanda ntago nayivamo nababwiye ku bya Kinisoro. Jyemo nimo nikatisha kuri ino mihanda, ariko mugomba kubabwira ku ngeri zose tu, kugira ngo mutazanagira ngo iyi mihanda papa abenshi bazi ko yasezeranye mu murenge gusa, kandi siko biriya sobanukirwa ibijyanye na so manze mbatemo sasa nono. Biravuga yuko Kinisoro n'umukunzi we Kunda Yvette basezeranye imbere y'Imana mu ibanga rikomeye cyane. Amakuru turi gukesha igihe avuga yuko nubwo abantu bari bahugiye mu nkuru z'amafoto y'uyu muhanzi asezerana n'umugore we mu murenge, umuhango wabaye ku itariki ya 5 Mutarama 2023 bwakeye asezerana imbere y'Imana. Kinisoro rero yasezeranye mu murenge navuga ko yasezeranye mu rusengero rwitiriwe Mutagatifu Kizito ruherereye mu Nyakabanda. Byari ku itariki ya 3 Mutarama 2024. Kinisoro yakoze ubukwe mu ibanga bro, warabiduhisha kugira tutaza kurya mu bukwa kintu. Ni umuhango Kinisoro n'umugore wiwe batumiyemo abantu batagera no kwicumi, biganjemo aba hafi y'imiryango yabo. Bemeranya ko ari amakuru atagomba kujya mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Se bizamumarira iki? Shanda babaye yena ni mfite gahunda yo kuzirira mu bukwe man. Diamond se yakoze iki man? Ntago wabyumva, niyo Bosco ariko murabizi nawe uyu mwaka kora ubukwe mu star nyuma ya Tinyweres. Diamond Platnumz yamye abantu. So nukuvuga ngo icyamamare muri muzika ya Afrika y'Iburasirazuba, umwe mu bantu bafite rebo zikomeye cyane, Diamond Platnumz yiyamye abantu. Diamond Platnumz yiyamye abantu babonye avuga ko nta mukunzi afite, bagasamira iyo nkuru hejuru mu gihe bizwi ko akundana na Zuchu. Ejo hashize nibwo Diamond Platnumz yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram avuga yuko nta mukunzi afite, nta muntu ukwiye kumuzana mu rukundo nkaho aho inkundo nk'ahantu inkundo ziva hose zikagera, cyangwa ibintu by'inkundo nyine ntago agakeneye no kubyumva. Nyuma yuko rero bikwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga hose, Diamond Platnumz yasibye ubwo butumwa, ahita yandika ubundi avuguruza ubwo yavuze, hanyuma asaba abantu kujya bavuga ibyo bahagazeho ndetse
batohoje cyangwa se babanje kumenya neza nyine bakamenya. So muri ubwo butumwa rero yavuze yuko ubu ari kwirira iraha ku kirwa, ndetse anavuga yuko aba bantu babonye abantu babanye batapfa gutandukana gutyo gusa. Gusa ashatse kuvuga iki? Abantu babanye batapfa gutandukana gutyo gusa. Amakuru mashya ku muhanzi The Ben n'umukunzi we. Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben n'umukunzi we Pamela bagarutse nyuma y'iminsi batari kubarizwa muri Kigali. Aba bombi rero bari kubarizwa mu bihugu bigiye bitandukanye muri uku kwezi kwa buki, nyuma yuko bamaze gukora ubukwe bahise biviramo. Ibyo bihugu rero harimo aho batembereye mu gihugu cya Kenya, mu mujyi nka Mombasa ndetse na Nairobi. Bagarutse nyuma y'ibyo bintu, ariko nabonye The Ben wagira ngo afite ibintu bijyanye n'ibitaramo za Uganda, ntabwo nzi neza, ariko kantu nigeze kukabonaho aho The Ben bivuga yuko ashobora kuba afite igitaramo muri Uganda. So reka mbabwire ngo rero iyi ngi ni Umwami w'Umwana official. Mu kanya gato tuze guhuza mani, nimero ni ya yindi.